Umuntu buriya niwe uhitamo niba ari bupfukame cyangwa niba ari bupfukamirwe bitewe n'ibyo akora, bitewe n'imyitwarire ye. Dore impamvu zifatika zikwiriye kugutera guhita ureka burundu gupfukamira umuntu kubera poor mindset. Imiterere y'ubwonko butekereza nabi cyangwa butifitiye icyizere. Nimvuga gupfukamira umuntu wumve yuko ari nko gukoreshwa ariko nawe udatekereza neza. Rero izi ni impamvu zirindwi zikwereka yuko uri uw'agaciro kandi ufite nawe imbaraga muri weho ugomba guhaguruka ukarwanira. Icyambere twihuse, abantu si Imana, bafite intege nke kandi nabo barakosa. Iyo upfukamiye umuntu mu buryo bwa gipfayongo uba ubimwa nk'aho ari Imana, nyamara nawe ni umuntu nkawe. Buri wese agira intege nke kandi buri wese arakosa, buri wese buriya agira n'ibyo atumva neza. Rero nta mpamvu yo gufata umuntu nk'aho ari Imana. Jya umenya yuko abantu si Imana, sibo bakuremye, sibo bagize ute. Impamvu ya kabiri, ubupfukame bushobora kuguca intege. Gupfukamira umuntu kubera ubwoba, ubushobozi afite cyangwa ngo niwe ushoboye bituma wumva utari ingirakamaro, ugatekereza nabi kandi ugatakaza icyizere cyawe, ugatakaza ubushobozi bwawe. Kubera ko wumva umuntu uvuga ngo niwe ushoboye, weho se urumva wazagira ubwonko butuma bukwibutsa yuko ushoboye? Oya. Ubupfukamire urumva bushobora kuguca intege. Impamvu ya gatatu, gusa niba wabikunze dukore subscribe kuri Big Queen TV. Dukomeza impamvu ya gatatu, poor mindset nanone ituma wibona nkaho uri igiciro gitoya. Iyo wifitiye imyumvire yuko abandi bakuruta cyane, utangira kubapfukamira mu bitekerezo no mu bikorwa. Ibi ngibi rero bikuranduraho ubushobozi bwose bwo kwigirira icyizere no gukura mu bitekerezo. Ibaze kuba ufite poor mindset ituma wibona nkaho uri uw'agaciro gatoya, ariko wabona umuntu ukumva ko uriya muntu arashoboye kundusha. Ibyo bituma utakaza ubushobozi bwo kwigirira icyizere no gukura mu bitekerezo. Rero nuko ugomba kubyirinda. Ukikomeza ari impamvu ya kane, icyubahiro nyacyo kirahabwa. Icyubahiro nyacyo si gipfukamirwa. Ushobora guha umuntu icyubahiro ariko utamupfukamiye. Gupfukama ni ikimenyetso cy'uko umuntu wenda akwiriye icyubahiro bitewe nawe gukora wabihisemo, ariko icyubahiro kirahabwa binyuze mu bikorwa umuntu yakoze. Umuntu yawukoreye neza cyane ukuvubera kurenze wamupfukamira. Buriya ubwenge bw'umuntu ushobora gutuma nawe umupfukamira, cyangwa se n'indangagaciro ze wenda nk'igihugu runaka ari ibintu by'agaciro ushobora kuba wapfukama. Ariko kuko umuntu hari ikintu akurusha, hari icyo mutumvikana neza, ntabwo ari ngombwa ngo umupfukamire. Ushobora kumuha icyubahiro mu bundi buryo ariko utamupfukamiye. Impamvu ya gatanu, wavutse wambaye ishema. Rero ntuziyambure ishema ryawe ngo uryambike undi muntu. Iyo wiyambiye agaciro kawe ukagaha undi, uba wikuriyeho icyubahiro cy'Imana yakuremanye. Wibuke ko nawe uri uw'agaciro kandi uri uw'igisubizo mu biremwa Imana yazanye hano ku isi kugira ngo bigire aho bivane, si bigire aho bingeza. Impamvu ya gatandatu mu mpamvu zirindwi, ariko ni ukuri ibiganiro biba rwose wabikunze wibuke kudukorera icyo bita subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Impamvu ya gatandatu, imyumvire itari yo. Ubundi imyumvire ishobora kugira imyumvire itari yo ishobora kugira igikoresho cy'abandi. Kubera kudatekereza neza, umuntu yakugira igikoresho. Iyo utazi agaciro kawe, abandi barakakugenera. Bamara kukugenera bakakugerera ibyo ukora mu nyungu zabo bwite. Abantu ntibagukunda ahubwo baragukoresha pe. Impamvu ya karindwi, gupfukamira umuntu bituma utekereza gakeya. Utekereza ko buri gisubizo cy'ukuri kiri kuri we. Aho urumva iyo kintu, wumva ko igisubizo cy'ukuri kiri kuri we, bigatuma ibyo ngibyo bigatuma udatekereza neza wowe ubwawe ngo ushake igisubizo cyawe. Uba nka robot yemera byose kuko nyine wumva ko ibisubizo bye ari byo by'ukuri.
ufata ibisubizo byose nk'aho wari robot. Ubwigenge bwawe buba bupfuye nabi iyo ibyo bintu bikora umeze nka robot, wumva yuko umuntu atekereza ku gisubizo kurusha uko wagitekereza. Rero ibi ngibi bikwiye kukwibutsa ibi ngibi. Tekereza neza, ese uyu muntu niwe w'igitangaza cyangwa nanjye mfite ubushobozi nk'ubwe? Kubaha ni byiza, ariko buriya gupfukama si ngombwa. Iki ni buri ubwenge bwawe buruta gupfukamira uwo utazi n'icyerekezo cye. Ntugapfukamire umuntu wese watinye, pfukamira uwo wubaha. Icya kabiri none wenda ku nama nabongereraho, niba utekereza icyo ushaka mu buzima bwawe uzagikorere ubitekerere, ntuzagihabwe, kuko aho niho bituma ipfukama niho rituba. Kwihagararaho si ubugome, aho kwihagararaho ni ukwiyubaha. Imitima myiza ntabwo ipfukama, irakora ikiyubaka igatera imbere rwose. Ibyo byo wikemera gusigwa ivu mu mutwe. Ntukemere gusigwa ivu mu mutwe, ahubwo emera weho gukora ukabira ibyunzwe ukoga, ariko ntukemere ko gusiga ivu mu mutwe bari kukwangiza mu bwonko. Ubwo rero Imana yaguhaye ubushobozi si ukugira ngo upfukamire abantu babufite, ahubwo ni ukugira ngo nawe ube umucyo muri ino si ya rurema. Iyi ni inama y'ubusa. Niba wayikunze dukore subscribe. Turabakunda. Ciao ciao.